ku ruhande rwa Kinshasa urabizi ko uwitwa Yave bivugwa ko byaratangajwe ko yatawe muri yombi ndetse yarafunzwe. Ubu yarafunguwe ejo bundi. Yarafunguwe. Ariko rero amakuru arimo aravuga ko ngo hamaze kugera uwitwa Generali Kashindi Dunia ngo niwe waje kugira ute niwe waje kumusimbura kuyobora iyi batayo yo muri zone ni region 33 region cyangwa se ndiko ni zone yo buze region 33 nuvuga ngo ni Sud Kivu yose FARDC iraje iraturasa abaturage bakabyivugira. Ikindi jene gihari nuko FARDC mu migambi yifite kuvuga ngo izaheza umwuka mvetura ngo ntikoresha internet na mvetura bamwe mu bantu bati na mahirwe nibayikuraho natwe tubahonde niko muri make tubahone nta uvuga barabakubitisha tekinike yabo nuko kubita mpfunira nuvuga ngo ashaka kubitira uri muri mpfunira urabyumva cyangwa gukubitira mu gafuka nuvuga ngo umuntu agushyize mu gafuka kazirika akagukubitiramo nta watabarwa nandise ntawe gukubita nk'ukubita inuza. indi update mbona irimo kugenda ingeraho nivuga ko igoma hano bitangwa ni Kasika ngo umugore yishwe n'amabandi yamabandi igoma yongeye kutangira ashobora kuba ibikomerezwa biri kumwe nawe birimo ndakugarika birimo witwa Gerazi Ndabirabe n'abandi kuko ni kuri yo ashyikiwe n'imbonera kure zose we mukuru w'imbonera kure wa nyawe rero bishobora kuba umukino bakavuga ati ariko nuramuka uvuye ku BSG harayo undi BSG kandi igihe cyo gutora umukandida uzaba perezida ntikiragera bivuze ko nuramuka udatowe natwe turajya mu mazi abira kuko birazwi ko mu Burundi igikundi kimwe cyari kiri kuri perezida ikindi kiri kuri Prime Niyongabo. Hari nabari kuri Bunyoni ngo bategereje gutera kudeta rega. Abari kuri Bunyoni bashyikiye ndi kuri yo. Ko none ngo biteguye kuba byadogera bagatera kudeta. Yego urumva ni ibintu mu Burundi niho hari ikibazo. Hari imitwe myinshi iguhanira mu isahane. So rero ubona ko ushobora kuba umukino bo kuvuga bari abagabo ba Reverend kuri yo uko ndi kure afite ijambo rinini cyane igikundi cye kikavuga kitariko guma ku mwanya w'ubunyamabanga kwanza urwanire uyobore kuko nuvaho bazadukanda ashobora guhita twirukana twese ariko nugumaho uraduhagararaho hanyuma dutegereza umunsi wo gutora umukandida perezida ari bo tuzahangana ubona ko Neva Still aracyafite ihwari mu rigenda mu kirenge rizatuma ashobora no kwisanga atari perezida kuko ejo bundi nawe yaravuze ati subwo muzi ko nzageza ushobora no kutageza so urumva ni ibindi cyane oya byo aracyafite igihe ariko aracyafite igihe cyo kureba uburyo cyakemura ibibazo nk'umukuru w'igihugu bikazajya kugera igihe bariyunza rega niba ari n'ikibazo kiriho buryo buracyahari ariyo mpamvu ntago twavuga ko 100% bisa n'ibyarangiye wenda twabiha nka 40 cyangwa se 30%. Yes, ibihe byiza kuri mwe mwese abakunzi ba Eugene Official ndetse na Bwiza TV ndetse yewe na bwiza.com. Turabasuje rero twongeye kubaha ikaze aho mudukurikiye muherereye mwe mudukurikiye rero muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye badukurikiye muri ku mugabane wa Amerika mu migi ije itandukanye ndetse na mudukurikiye muri ku mugabane w'u Burayi na Asia mwese tubaha ikaze mwabibonye rero nubundi turagarutse ntagaru ubwa mbere ni Miki Kayiranga ndetse na Eugene aho tugiye kubagezaho amakuru nubundi nk'ibisanzwe muzi neza ko tugenda twibanda hano muri aka karere k'ibiyaga bigari ariko by'umwihariko tugafokasinga cyane kubikomeje kubera muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Miki ndakwakiye kuri Eugene Official. Yes Eugene urakoze cyane kujya kuri Eugene Official nanjye ndakwakiriye kuri Bwiza TV ndetse n'abakunzi bawe abakunzi banjye nka Meki ndetse na Eugene abakunzi ba Bwiza TV mwese turabakiriye tubabwira ngo turakunda cyane santima iyo niyo ntuza yacu tugukunda cyane santima ya Miki turaje rero tumaya amasaha y'uyu mugoroba nta kindi kituzanye na amakuru kandi dufite amakuru menshi cyane imigendanye n'imirwano agendanye na
diplomasi ibintu birakomeye imyiteguro y'intambara duheruka turi kuvuga uburyo ki urugamba bisa naho impande zombi ziteguye ariko hari igice kitigeze gisohoka tajyaho kiratubabaza cyane rwose cyavuga ukuntu FARDC yiteguye ibikoresho azanye abazungu Nigeria aba Burkina Faso yazanye abacanshuro benshi none nabonye abacanshuro twavugaga 9 baba Israel bageze mu mujyi wa Uvira ejo naho zimbabona amavideo asirikira bari kuri bya bimoto bimeze nk'ibyo bikunda kugendaho abantu bafite impuza bakundira abanya Israel gukundira kwabo bageze mu bazayirwa nabo bakundira bashaka kugaragara urebye neza wazarendo uko ziba zimeze sisi tuko wazarendo hapa uyu general runaka noneho bakongera ndi bati tuko FARDC tuko tunagombana inji so igihe cyose bazayirwa babivuga imyato oya kandi n'ikindi urebye n'imbaraga donc n'uburyo kibafatwamo bazi neza ko bagomba kubafasha kurangiza uru rugamba mu bigendanye n'ikirere gusa ariko abaturage bo mu mujyi wa Uvira bo bafite ibibazo bikomeye cyane kandi nahoze mbona video y'ukuntu umusirikare ntajya n'isoni noneho umusirikare naka video nabonye aragenda ahura n'umuturage afite telefone icyo yakimugeraho yagize guri ati mereza noneho umuturage mpaye telefone kura n'ibindi mu mufuka byose yamusatse kuri asiga nta kintu ibi ngibi nari mbeheruka muri za Masisi n'umusaza ngo hari n'abasaza kuno baguhari nete nkuko abarazi kwandikiye zirimo n'umuti hari no bakuraga muri nete izo nete zindi wazarendo ikagenda ari kuma abagabo ibibwa kabisa ari ibintu babona ukwibaza bizarangira bite none Eugene turaza kureba uyu munsi ku itariki 23 umwaka uruzuye M23 ikomanze mu mujyi wa Goma ku itariki 23 ubwo hari ku cyumweru nibwo M23 mu gitondo yinjiye mu mujyi wa Goma inyuze kuri borone ya 13 ngo yanyuze ikatamo Kilimanyoka na Kanyarucinya abatanzania bayabangira ingata icyo gihe itihagarika ikibuga cy'indege hanyuma Eugene mu guhagarika ikibuga cy'indege ndetse ubwo harashize iminsi nkinga ihagaritse amazi ibintu bita bihinduka gutyo umujyi wa Goma utangira gute kwakira amasaso nubwo wenda uhise ugera kuri 26 Miki bibuka ko ari urugamba ubundi rwatangiye neza nko kuri 23 kabisa urabyibuka ko bodo yari yaturutse za Sake ahubwo si 23 urugamba rwatangiye ari nko kuwa kabiri kuko uvuze 23 hari ku itari hari kuwa kane kandi kuwa kane uzi ko twari n'ubundi M23 yari igiye kugigoma n'ubundi twari turi Kibumbu bivuga ko kuwa kane aribwo yanyuze imbere yacu urabyibuka n'abari hari mu kibaya itambika igana imbere icyo gihe igaruka inyuma bashimaza bahereza Kanyamahoro biranga bajya gushaka izindi strategy bari bukoresha icyo gihe ndabyibuka bodo yacaga za byari bimeze nabi bivuge ko muri icyo gihe hagati itariki 20 n'itariki 26 nibwo Kirimwami yapfuyemo bivuga ko Kirimwami nicyo gihe cyo kuraswa kwiwe agwa gasengese so bivuga ngo iki cyumweru uvuye ku itariki 21 n'icyumweru bava ko cyari icyumweru cyari imbere cyane n'icyumweru twavuga ko Monisco niho yatangiye kurya bombe za FARD za M23 Monisco niho ibifaru byabo byatwitswe n'imodoka za Monisco zatwitswe bivuga ngo nicyo gihe Monisco yari yakaniye ivuga ko igomba kurinda umujyi wa Sake n'umujyi wa Goma ariko abakomando ba M23 bari bameze tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity ubu rwose biroroshye nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80% izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa Ubuhinde ndetse na Malaysia produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore kubura ubushake gucika intege mu gikorwa no kutabyara prostate umwijima umuvuduko w'amaraso diabete stroke impyiko umugongo amibe igifu hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye abari muri leta zunze ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke abari muri Canada Australia Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso manukiye kwa Karaveri i Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale do Goma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera
turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Nabi ikindi bivuga ko muri iki cyumweru ubwo ndavuga ko hashize umwaka amve tubandi bwo yari yeze ahitwa irebana na Kituku, irebana Kitembo. Nibwo yageze Kitembo, urabyuka ko yageze Kitembo. Abantu bari barabazo ngo iriya yaje hagati ngo harimo ngo metero 175 hagati nuvuga ngo yari ku cyo bita insukirwa kirwa cya Kitembo inyuze za Bweramano. Yari maze iminsi ifashe Minova, abanza turi bufate kuri mikoro zacu kugira ngo yamutazijamo. Yari maze iminsi ifashe Minova, hanyuma muri gufata Minova icyaje kubaho yahise izamuka Bweramana yambuka hakurya ku nsukirwa kirwa iyo mushaka ko wagira ngo rigatumwa ubanza turi bujye nta kibazo uraza yego ntacyo uri buze kugucogora. Icyo gihe yahise iza Kitembo. Igeze Kitembo umuntu wa mbere yakubise kwanza banze ijugunye ikibombe hagati mu basikere ba FARDC, igikuba kiracika, umujyi wagomuzamo ibiriyo kiri mwami ubwo abantu basikere barimo bacika intege bavuga ati nyamara eve turigiye kudukubita. Kimwama ajya Gasengesi uziko ari hafi ya Sake, agezeyo Gasengesi ntiyagarutse. Wibuke ko muri ano matariki nibwo umujyi wa Sake wafashwe rwose. M23 isenya Kitembo, baze ya Kitembo yari ya M23 isenya bazariyeri ya Sake hose ibuburere. Wibuke ko iyi Kitembo yahise iba ntuza iba nka point strategique yagomba gucamo kabiri umujyi wa Goma n'umujyi wa Sake. Mu bambiro Sadek sigara hakurya, M23 sigara igize gute ikontorora umuntu wese watubanyuraga wavaga Goma ajya Sake jeune. Uvuga ngo iki cyumweru turimo ni cyumweru bavuga ko nahise mgiye nkomereza kuri nkuru ko tujya mu byamakuru y'intambara na amateka abantu ngira ngo abakunzi bacu baba yakeneye. Icyumweru cyari cyumweru navuga ko harimo amatangazo menshi yasohorwaga na M23 arimo Kanyuka buri mwanya abwira M23 ati M23 n'abarundi turababwiye ngo muve mu gihugu cyacu mugende muve muri Kongo. Yabaye za ultimatum uwo yabaga ari Ekenge cyangwa se umwe bitaga Njike Kayike Guillaume. Yego uvuga ngo uko FARDC yatangaga ultimatum kuri M23 nako Kanyuka yataga ultimatum. Kanyuka yaje guha ultimatum Sadek n'abarundi ko bagomba guhagarika imirwano. Monisco ubwo yari imirwana mu mujyi muri za Sake na za Mubambiro nayo bayiha ultimatum, ariko nyuma yo kuraswa bigeze kuwa gatanu ziko aribwo Kanyuka yavuze ko abasirikare ba FARDC bakeneye gutanga imbunda, bakeneye kuyisanga bagomba kuzijyana kuri Monisco. Monisco yise habwa akazi bakabikorera kuri ya stade yitwa Derinite. Icyo gihe wibuke ko aribwo Monisco yagize gute yari maze gutsindwa bwana Eugene. So wava ko rero itariki 23 itariki ngere rwose nzi aho nari magaze nakoze titre ivuga ngo M23 yatangiye gusuhuza umujyi wa Goma. Iyo titre ibuka ni ikiganiro n'ubu kiracyahari we titre ibuka ni wakoze titre nakoze ntazibagirwa ku mukuru uriya munsi. Ni titre yavugaga ngo noneho uyu munsi Goma ni finali. Goma ni finali. Iyo titre rero niyo ntazapfa ngize nibagiwe. Miki ariko wenda ubwo duhita tuninjira kuri uyu munsi. Nubwo uyu mujyi cyangwa se iyi mijyi yaba Bukavu yaba Goma n'indi mijyi yose tutari bujye kurondogora iri kugenzurwa na M23, kugeza ubu kuri uyu munsi umwuka uriho hano Bujumbura, Uvira, Kinshasa na n'ubu ngubu bafite icyizere ko ndetse vuba aha iyi mijyi bari buze kuyisubiza, kugeza ubwo Kisekedi Kinshasa kugeza na n'ubu ngubu kubabwira ko uyu mujyi cyangwa se aha hantu atari ahabo za Bujumbura ubu biragoye, kugeza ubwo Kisekedi aherutse gufata guverineri wa Kivu y'Amajyepfo uherutse ufite biro hano za Bujumbura Jean-Jacques Purusi aherutse kuza koresha inama n'abaturage arababwira ati twebwe Kisekedi yabitubwiye ngo tubabwire ko nyuma ya Uvira turaza gukomereza ahantu bita za Kamanyora, dukomeze Bukavu, dukomeze tugende Goma ndetse mpaka tugeze za Bunagana. Usibye nibyo ngibyo nari akandi kantu nabonye akandi kavido sinzi niba wakabonye. Hari umuturage wavuze ku kintu bita ngo ni ya reprise strategique yabo.
ati uwo mwana wavukiye zabunagana witwa reprise stratégique ati mugaturuka zabunagana muri kwiruka muvuga ngo ni za reprise stratégique mugatuma turara imihanda kugeza n'ubu tukiri kwirukanga ati uwo muntu witwa reprise stratégique muratubwira nubuhe uzi ikintu uwo musirikare yavuze yabasubije niho ngira ngo ubundi nabyo ryo jambo ranashakagamo ubundi urebye neza ikiri hano FARDC nta n'igisobanuro ifite byo gusobanurira abaturage ba Uvira cyangwa se n'abaturage bo muri Nord Kivu na Sud Kivu kuko igihe cyose bakiri muri reprise stratégique njike yaravuga ngo FARDC nk'ubu tufate nk'ifatwa rya Uvira eve turafashe Ruvungi noza FARDC vuga ko yavuye Ruvungi na bahita gutera Rubirizi bava ko bahavuye kubera point stratégique kugira ngo abaturage badapfa nuvuga ngo imigi yose yagifatwa bako bavuyemo kubera reprise stratégique so ubona ko ni indirimbo nubwo reprise stratégique mu gisirikare ni muri nayo ni tactique ni uburyo bashobora gusohoka muri opposition yabo cyangwa se muri defense yabo bagamije kujya kwiga uburyo bashobora gutsinda umwanzi ni intwaro nayo ikomeye mu guhunga mu gisirikare buriya intwaro yo gutsinda ni kimwe ariko no guhunga ni indi ntwaro uko kujya mu marisha abasirikare ushobora no kugenda ugahunga kugira ngo ugibona M23 ari gisohoka mu ma position cyangwa mu ma defense ikasohokamo ariko ikaza kugaruka nyuma kandi igarutse ikora amabara irahana rero ubona ko reprise stratégique nicyo kivuze ariko kuvuga ngo FARDC irasobanura reprise stratégique jeune biragoye cyane simbona ko yabona rusobanura abaturage umusirikare yamusubije yavuze ati iyo reprise stratégique ati icyo gihe M23 yaturushaga intwaro ikaturusha n'indege ikaturashisha n'amadrone atari kubunda kubwiza ukuri twe dufite intwaro dufite drone dufite iki tubarusha intwaro urumva ubwo nandi bonagaruka ahantu ari gutsindagira ati mwitega ko vuba natwe tugiye gusubira za Kamanyora ari gushimangira byandi Parusi yavuze ati mwitega ko tugiye kujya Kamanyora ati tukanahita dukomereza ahantu bitazabukavu ati nibindi bice byose tukabibambura ngiyi ntambara uburyo kigiye gutangira ko bavuga ugiye ni Bujumbura amakuru y'abantu bacu bari Bujumbura bakubwira ko ari nako imbonera kure zivuga ndetse n'aba boss bazo bavuga ko bagiye gufata Kamanyora bagafata Bukavu bagafata Bunagana byanze bikunze bako imbere turi gomba kuva mu mijyi ya Bukavu na Goma ibi rero mbona ko ari ya mikino nyine cyangwa se zamvuga bavuga uko igihe babivuga ni keshi cyane rwose barabambere ngo Uvira ntizafatwa Uvira bayikurwamo kugeza ubwo banayihawe nka gift iyo bana gift bamaze kuyihabwa ubu bari kwivuga imyato ko bayifashe cyangwa se bagiye gusubira muri iyo migi ibi rero ni indirimbo ejo bundi tuzajya kubona tubone nabwo ari kutuga ko bakoze bavuye Karemi kuri point stratégique tuzumba tubwira ko bavuye Bunagana nako Warikare batubwira ko bavuye Kisangani kuri point stratégique so point stratégique ni indirimbo kuri FARDC so mbona rero ibyivugwa ibyo abadede bishimiramo cyangwa se ibyo FARDC yishimira byo kuba igiye gufata imigi ahubwo igiye gutanga ibindi bice byinshi cyane bwa Niger ya Miki nibyo twari turimo kugenda tureba tutebya tunagaruka ku byaranze ahashize harimo ibifatwa ry'umujyi wa Goma navago ni nabyo byabaye izingiro tuvuga ko M23 yatangiye urugamba rwo gufata umujyi wa Goma mu matariki 20 kugeza ku itariki 28 kuko nibwo byabaye confirmed ku mujyi wa Goma afashe ko 28 twari turi mu mujyi wa Goma natwe urabyibuka ndabyibuka ni nabwo Kakatindo yafashwe icyo gihe urabyibuka ko Kakatindo yafashwe turi mu mujyi wa Goma harya ya press conference twakoreye Igoma bwa mbere yari bayikoze mu matariki 30 gutyo uko ko twageze Igoma bati nanga ntiyaboneka turongera turarara turayikora bukeye bwaho so rero icyo navuga cyo nuko ibi bihe nuvuga ngo Goma abantu bava ko M23 itazigera yifata abantu najyaga mvuga ko M23 ije gufata Goma kanayibwira ariko kucyo udafata Goma abaturage bari gupfa uko je mushingano zanye kuvugira umuturage birimo abantu bakambwira ngo M23 nizigera ifata Goma na rimwe M23 imaze umwaka ikandagije ikirenge mu mujyi wa Goma navango ntigeramo ntago yamaramo n'ukwezi ngo nta n'ukwezi nta kwezi yamaramo hari abantu benshi bakiri mu buhungiro banze kugaruka barimo n'abacuruzi ngo bategereje ko izajya he izabatombe birirwa bumva by'abanyamakuru biri kugenda bibesha biri gutera za propaganda bidafite 12 mbo Miki twinjire rero sasa mu makuru muri update wenda tuze kongera gusesengura twabanje kuva muri update kuko hari abantu benshi baba bakeneye kwimenyera update ese kuri front line ku mirongo y'urugamba bimeze bite ese imyiteguro n'ubundi aho ku kibuga cy'imirwano cyangwa se ku mirongo y'urugamba bihagaze bite ntekereza ko byaba byiza ariho duhereye
ya kugira ngo tutajya gutera abantu amatsiko turagenda tugenda tubinyuzamo. Icyo navuga nuko muri Bukombo muri Rucuro intambara imeze nabi cyane, mbe turi muri operation zo kwinisha urusenda, niko navuga irimo irinisha urusenda kuri Wazalendo na FDL na Nyatura. Ubwo nivuga Nyatura CMC undi babavanze, ushaka usanga ari mu FDL, ushaka usanga muri za CMC, wasanga muri za Nyatura. Rero muri Bukombo gave turi mirinisha urusenda bwa Niger imira kubitira mu misozi, imirwano imaze iminsi 3 ahantu bita ku Ruhembe, Mukengwa, Bitinda za Kinyankuku, kandi ngahangaha n'utubira twerekera Pinga. Nuvuga ngo M23 irimo irasa Wazalendo, FARDC, coalition yose muri rusange iberekeza mu mujyi wa Pinga. Bakakubwira ko muri no mirwano uwitwa General Domi ngo yahungiye aho bita Irutangazo. Hano Irutangazo aba umujenerali bita Sansusi niwe ubayo, nawe ni umuzalendo, mu Wazalendo bakomeye cyane. Rero wavuga ko urugamba rukomeje kuba imberenge muri bice M23 turi gukora operation muri Bukombo igamije kujya gute kuwasukura kugira ngo abaturage babashe kugira muri uko abaturage bari bamaze iminsi batabaza. Iki nahubwira nuko inzira zijya Pinga urebye neza amaso M23 ari kwerekera mu mujyi wa Pinga na Niger. Urebye na reinforcement bamaze iminsi bakora n'ibikoresho bari kohereza muri biriya bice, ubona ko hari kiri gutegurwa, ariko nanone kuri Kinshasa no bari kwitegura, bose bari kwitegura ko makuru hari nuko M23 yari fosinze yajyanye abasirikare benshi n'ibikoresho bivugwa na FARDC, tayuza kuza kubimbaza bivugwa na FARDC, ariko natwe tugavuga ko ibyo bintu ari byo. Bari kuri forcinga mu buryo bukomeye, ibibunda biremereye, ibibunda bikururwa, ibipfaru, abasirikare, ku buryo FARDC iravuga iti nyamuneka muri M23 imiragira gute, irimira irazana ingabo nyinshi. Rero bakabwira ko ari buryo nanone bwo kugira gute gufata umujyi wa Pinga. Kandi mu bantu twagiye tuganira nabo bagiye batubwira ko gufata umujyi wa Pinga bisaba ko M23 zabanze igafata hitwa Mingazi, Kibua, Limangi, Misao, Mutongo na Gaseke. Nganga igomba kuba nibura yizeka ahantu yakontorora kugira ngo ibe yabagira gute bashoboye. Bivuze ko intambara rero hariya irakaze, kandi twabwire ko Mutongo niho haba General Rumuri, ariko General Rumuri perezida wa FDL. Ariko Kibwa numvishe baratangiye kwirwanira mu banza barayigezemo. Ye ku Kibwa bamaze igihe kinini bayirwaniramo. Ikindi nuko bakubwira ko ahangaha muri bino bicaba headquarters za EPSRS, ubwo ari kwa Janvier Karayire, aba CMC ya Domi, aba presidence ya FDL niho iri, ndetse NDC Ndume ya General Guido nayo ibayo. Hanyuma komanda region niho hari, komanda regiment niho hari, Nyatura abazungu niho bari. Nuvuga ngo mu duce mubwiye ngo twerekera muri Pinga, duce twa Mingazi, Kibua, Limangi, Misao, Mutongo na Gaseke niho haba izi ngabo M23 igomba kujya gute kwigezaho kugira ngo ibone kwinjira mu mujyi wa Pinga. Iki nuko witwa General Rumuri ubu ngubu bakubwira ko ari ahitwa Maniema. Muri Maniema ngo hafi ya Mutongo. Nuvuga ngo Maniema ni muri centre hagati ya Rukweti na Mutongo. Uziko ngene ntangiye kuyibara muri hotkata iyo za ntuza za Granoro. Natangiye kugenda mbari iyo ruguru. Hanyuma hano muri Warekana. Miki indi nkuru iri update tugezeho. Mu rwego rw'uburyo kino ubundi bwo twanagendana kuri front line, mu rwego rwo kwitegura intambara hano muri Sud Kivu. Ku ruhande rwa Kinshasa urabizi ko uwitwa Yave bivugwa ko byaratangajwe ko yatawe muri yombi, ndetse yarafunzwe. Yarafunguwe ejo bundi, yarafunguwe. Ariko rero amakuru arimo aravuga ko ngo hamaze kugera uwitwa General Kashindi Dunia, ngo niwe waje kugira ute, niwe waje kumusimbura kuyobora iyi batayo yo muri zone. Ni region 33 region cyangwa se ni zone. Yo buze region 33 nuvuga ngo ni Sud Kivu yose. Niwe rero ugiye kwiyobora yitwa ngo ni Dunia. Dunia ni isi, nubwo yaje ari isi yose rwose hari yaje kurasa M23 akayikura mu mujyi wa Kamanyora, akayikura za Ruvunge za Sange, akayikura Bukavu, akayikura Goma. Ariko ibi ni inzozi. Agiye gufatikanya na wundi witwa ngo ni Mingi uramuzi umurundi harya niwe cyangwa ni muzinga? Mingi niwe umaze igihe ariwe ushinzwe operation
muri Tafoke we boss wa Tafoke Tafoke ubwo ni ingabo z'abarundi zirwanira muri iziri Maniema iziri muri Sud Kivu iziri muri Nord Kivu ko muri Nord Kivu muri Masisi mperuka zibayo hirya za muri za Gato inho zabaga zumva rero ko operation zo intambara birakomeje bwa Nigeria. Ikindi kintu kigaragaza ko bari gutegura ibintu intambara irimo ndetse n'ikintu gisa na genocide Miki aka kana abantu bakumve neza Miki twamaze kumenya ko bagiye ku hano hantu hose ibice byose M23 irimo ngo bateguye gukura internet intambara bari gutegura bagiye kurwana nta kigendanye na internet bivuze ngo ya mavideo tujya twoherereza ya majwi ajya aca kuri rezo sose yaturutse muri hariya kuri buriya butaka kongera kubona amajwi nk'aya ngaya bizagorana usibye twusanga tuba turi kuyakura kuri za satellite ku byombo yakura ku mboni no kuri za drone ku byombo naho ubundi ibintu bijyanye na internet byose cisha sa ya already muri Masisi bamaze igihe nta internet bafite abantu bacu bari muri Masisi barabitubwira ko hari ibice bya Masisi bidafite internet so babwira ko mu rwego rwo gutegura operation mu gutegura imirwano FRDC Wazalendo na FDLR ndetse n'abacanshuro bamaze kuba bose bajya mu byimbo ejo bundi twari dimo tubabwira wenda sinaka basubiramo hanyuma mze nkubwira ukuntu ibikoresho bigiye gukora twari dimo tubabwira ukuntu bahakaniye mu gukarura umujyi wa Uvira bagafata n'ibindi bice byose birimo Pene de la Ruzizi cyane je nakubwira ko abantu bacu bakurikiye twabwira ko ubu Pene de la Ruzizi ntago ikiri nyabagendwa ruvango uko yari maze amezi agera mu 10 ifunze nta modoka igera Bukavu ivuye Uvira nta niva Uvira ijya Bukavu niko bimeze ubu niko byongeye ruvanga umuhanda abazarendo bawufunze ejo bundi kwa gatanu nta muntu wemerewe kuva Uvira ajya Bukavu nta wemerewe kuva Bukavu ajya Uvira oya niyo systeme turimo kuvuga ruhereye za Masisi ariko na hariya muri za Uvira barabihasuzumiye ni systeme ibafasha gukirininga kwica abo badashaka gufata abo badashaka kwambura gukora bizi ko umuntu baramwambura gati bati ebana mutabare birakomeye bitu binaribika telefone yangu banayiba uzi ko wese bivuga ati ebana tibanakuya banakura chakula yangu bananiyibira telefone nyine nibyo biswaye bavuga tu ibyo ni ibintu abantu bavuga cyo nabwira cyo nuko abacanshuro bagera mu 9 bageze mu mujyi wa Uvira abandi 10 basigara Karemi abangaba inshingano zabo n'ubugira gute no gukoresha drone z'ubutasi na drone zataka kuri M23 abangaba bakaba barageze Karemi ku itariki ya 19 Mutarama nibwo bageze mu mujyi wa Karemi bazanywe n'indege yari vuye Kinshasa ikindi nakubwira nuko Uvira bo bamaze kwagera barahageze rwose twarabimenye bageze ku itariki 21 ikindi nakubwira nuko ku itariki ya 20 niho haje niho haje none za drone z'ubutasi nibwo zaje zigera muri 5 ubwo ni za CH4 zageze ikaremi zose zigomba kurasa mu hariya je nabwira ko haje imbunda yitwa G23 imbunda ni imbunda zaje arebye zizazekirwe na platoon n'abarashi bazo 12 ubwo ni section ikindi nuko haje SPG ibyo narabivuze zigera mu 8 iki nuko haje n'izindi 12 zimwe za kera ikindi haje helicopter zigera muri 3 izo bita zo mu bwoko bwa MI 24 jo nahoze nziransanga n'imbunda zirasa bya atari n'amakajuru rwarasa na intambara haza n'izindi zisanzwe zigera mu 8 ubwo ni indege zigera muri 11 ikindi eje no kwaje suko ebyiri uziko nyuma yuko izindi zageze hanurwa izindi bagiye bagura izindi ebyiri zose zageze Karemi hanyuma bwana Eugene nuko haje amato agera kuri 30 muri aya mato 30 harimo amato 10 ya FRDC akazama y'abarundi akazamo n'ayabatanzania ayo mato ubwo barateganya kuzarwanisha hano haribwo muri kino mu Kivu ubwo ni muri Tanganyika no mu Kivu nibamara kwagera Tanganyika ariko bazaharwanira ko intambara nigera Karemi bazakoresha amato intambara igeze za Makobora bazakoresha amato buri hara hose barayakoresha ikindi jya nuko Eugene hageze abacanshuro b'Abanyanigeria bagera mu 100 ba 50 baje Baraka abandi 50 basigara Karemi so mu byukuri tuvuga ko ikintu cyo kwitegura intambara nuko nyine bafashe n'umugambi cyangwa zafashe n'ikindi kintu cyo gukuraho internet gukora internet nta kindi n'uburyo kugira ngo babone uko bakora operation barwane nta muntu uvuga ngo anahabaye imirwano urabona ko iyo bateye M23 cyangwa bagize M23 sora amatangazo bati baturashe ariko ni bakuraho internet bakayikuraho mu mujyi wa Goma n'ahandi M23 ukoresha internet bizajya bigora ni nk'uburyo bwo guhisha amakuru urabona ko hari ukuntu bajya bica abaturage
MV igahita ifata nk'amafoto n'iki byose ikabishyira hanze, abaturage bari gutaka butari ibintu byose byabaye ibibazo nyine, n'abaturage ubwabo bajya bagira gutya bakipostingira ibintu uti mudutabare ibintu bitu binaribika ati FRDC iraje iraturasa, abaturage bakabyivugira. Ikindi jene gihari nuko FARDC mu migambi yifite kuvuga ngo izaheza umwuka MV ngo ntikoreshe internet, na MV bamwe mu bantu bati na amahirwe nibayikureho natwe tubahonde, niko muri make tubahonde nta uvuga, barabakubitisha tekinike yabo no gukubita mpfunira, nuvuga ngo washaka gukubitira undi muri mpfunira urabyumva, cyangwa gukubitira mu gafuka, nuvuga ngo umuntu agushyize mu gafuka kazirika akagukubitiramo, nta watabarwa nandise ntawe gukubita nk'ukubita inuza. indi update mbona irimo kugenda ingeraho, nivuga ko igoma ahantu bita ngo ni Kasika, ngo umugore yishwe n'amabandi. Yamabandi igoma yongeye gutangira gukora amabara, urabikuze yuko amabandi aherutse kwica umwe mu bari bashinzwe niba hariya nitumanaho, uyu ari umujyanama nanga mu bya communication, ubwo ndavuga Maguruware. So urumva rero ko ikibazo cy'amabandi kiracyarimo, ni ikibazo bagomba gukomeza kugenda guhangana nacyo. Bakanatubwira ko ahantu bita za Warikare hitwa ngo ni Kateku, abantu babiri bashimuswe n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana. Ushimutwa byo muri Warikare muri biriya bice birimo cyane cyane izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kishasa. Tekereza ko ntabwo byaba ari inkuru ishamaje, ntabwo ari inkuru wavuga ko ari nshyashya, kuko FRDC idashimuse yaba atari FRDC twe tuzi, abazaniro zidashimuse cyangwa FDL zidashimuse ntabwo ari babandi twatuzi. Ariko ijyanye nuko abaturage bo muri Warikare bari mu mazi abira cyane, bakubwira ko bari Warikare FRDC na wazarendo bashyizemo barriere nyinshi cyane zibangamira abaturage. Eje nibuke ko abaturage muri Warikare bigeze no kwandikira AFC MV isaba ngo nizi batabare kuko barambiwe bahora bari ku ngoyi y'iki bisirikare bya leta ndetse na wazarendo. Miki twasimbuka gato tugasa n'abarenga twambuka umupaka wa Kongo tugasimbukira mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi naho umuriro urimo uraka, ubwoba ni bwose kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, afite ubwoba nguko adashobora kuba yakongera kuramutswa inkoni yo kuyobora iki gihugu, bigendanye n'amakimbirane ari muri iri shaka rya CNDD FDD, ari naryo ryamutanze nk'umukandida kugira ngo abe mukuru w'igihugu. Bikavara ko uyu n'ubundi SG ni Ndikuriyo ngo bagiranye ibibazo bikomeye cyane, ku buryo kugeza ubu ngo sinzi aka kavido ndaje nkarebe ahantu Ndikuriyo yafashe ijambo agaragaza undi muperezida, buryo umuperezida uriho uba ugomba kunamuvuga neza kugira umukundisha abanyagihugu. Ariko noneho kugira ngo avuge ibya Evariste Ndayishimiye, muri iyo discours yari arimo kuvuga hari n'umugore wa Evariste Ndayishimiye ahari, ubwo urumva hari n'abadede bande n'abandi badede. We yahise atangira kwivugira ibigwi by'uwitwa Nibarinde Ndaje Mbutumure Bagaza, yavuze ko igihugu cyabo geruka kubakwa, geruka kugira kikiyoborwa na Bagaza, ariko ni nako kuri guhari muri rubango mu Burundi. Baheruka ibitaro byiza, baheruka amashanyarazi, baheruka ibikorwa remezo bifitiye abaturage akamaro muri kugiye cyabagaza. Ariko ntago kari ngombwa ko kantu kukavugira imbere iki cyubwacyo kigaragaza ko mu ishyaka CNDD-FDD harimo ibice, ubundi SG w'ishyaka bakwiye gushyigikira perezida, kubera ko ibitekerezo by'ishyaka, ndavuga imikorere y'ishyaka, ibyo bemera, imyumvire yabo, ubwo n'ingenga bitekerezo yabo ubibonera muri perezida uyoboye igihugu. Uvanga ubushobozi bwa perezida, capacity ya perezida niba ari nkeya, ubwo n'ishyaka rifite intege nkeya. Ishyaka rwose rirajagaje, uko ishyaka riba ryarateguye manifesto, ingenga byateguye ibyo rizageza ku baturage, hanyuma rikarituma bikabiha perezida, bakamuderega umuntu wabo uzabahagararira. Iyo bahagarariye bya bitekerezo bitsinze, n'ishyaka rero ritsinze. So bivuze rero ngo kuba Ndikuriyo nka SG boss w'ishyaka ashobora kunenga ibikorwa byakozwe n'abakuru b'ibihugu, akavuga ko Bagaza ari we wari uyoboye, bivuze rero ngo ingoma bakwiye kwisubiza aho bayikuye. Jewe mbona ko ibi byose nibigaragaza intege nkeya z'abadede, uburyo babyitwaramo, bagaragaza ko bafite muri leadership yabo bafite imbaraga nkeya. Bigaragara ko abantu bo kwa Bagaza bakwiye kuramutswa ingoma. Noneho hanyuma abadede bakayakwa, kubera ko abadede ubwabo bariyemerera ko badashoboye. Mu by'ukuri kandi ureba neza Eugene, abadede bari mu bantu ubona ko byananiye pe, ibintu byaranze.
hari umwuka muri mu ishyaka ryabo, kandi abaturage inzara ikomeje ku bindi mu Burundi, ubukene bukomeje kwiyongera, igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukubitirwa muri Kongo, gikomeje gupfirayo. Mu by'ukuri ku ngoma y'aba bantu ubona ko Burundi ibintu byaraharibitse. So rero ukaba bavuga ko kutavuga rumwe kwabo cyangwa kugaragaza uko icyo imikorere ihabanye. Uranabizi ko perezida arategura inama n'undi akayitegura. So ibi rero bikwereka ko Ndayishimiye ari mu mazi abiri, ariko nanone gutsinda ku mwanya wa SG nabyo ubwabyo ushobora kuba bizatuma uyu Ntuza Ndikuriyo atiyamamaza, kubera ko biragoye ko umunyamabanga ashobora kwiyamamaza ku mwanya wa perezida. Nuvuga ngo mu gihe cyo gutaka kandidatire, umunsi bazataka kandidatire nibwo tuzamenya ngo ese koko Ndikuriyo arava ku mwanya w'umunyamabanga ajya kurwanira umwanya wo kuba umukandida perezida. None se ubwo yawujyaho ariko bamenye ko bamushyize hejuru aribwo bamutoye? Yego, ariko nabwo biriya n'umukino wa politike. Urabona Eugene ukuntu imeze, Ndikuriyo ubwe bashobora kuba ibikomerezwa biri kumwe nawe, birimo Ndakugarika, birimo witwa Gerard Ndabirabe n'abandi, kuko Ndikuriyo ashyigikiwe n'imbonerakure zose, we mukuru w'imbonerakure wa nyawe. Rero bishobora kuba umukino, bakavuga ati ariko nuramuka uvuye ku BSG harayo undi BSG, kandi igihe cyo gutora umukandida uzaba perezida ntikiragera, bivuze ko nuramuka udatowe natwe turajya mu mazi abira. Kuko birazwi ko mu Burundi igikundi kimwe cyari kiri kuri perezida, ikindi kiri kuri Niyongabo. Hari n'abari kuri Bunyoni ngo bategereje gutera kudeta. Abari kuri Bunyoni bashyigikiye Ndikuriyo ko none ngo biteguye kuba byadogera bagatera kudeta. Yego, urumva ni ibintu mu Burundi niho hari ikibazo, hari imitwe myinshi iguhanira mu isahani. So rero ubona ko ushobora kuba umukino bo kuvuga bari abagabo ba Reverien Ndikuriyo, kuko Ndikuriyo afite ijambo rinini cyane, igikundi cye kikavuga kitari ko guma ku mwanya w'umunyamabanga kwanza, urwanire uyobore, kuko nuvaho bazadukanda, ashobora guhita twirukana twese. Ariko nugumaho uraduhagararaho, hanyuma dutegereze umunsi wo gutora umukandida perezida aribwo tuzahangana. Ubona ko Neva Still aracyafite ihwari mu rigenda mu kirenge rizatuma ashobora no kwisanga atari perezida, kuko ejo bundi nawe yaravuze ati ese ubwo muzi ko nzageza ashobora no kuzageza. So urumva ni ibindi cyane. Oya, byo aracyafite igihe, ariko aracyafite igihe cyo kureba uburyo cyakemura ibibazo nk'umukuru w'igihugu, bikazajya kugera igihe bariyunza. Rega niba hari n'ikibazo kiriho, uburyo buracyahari. Ariyo mpamvu ntago twavuga ko 100% bisa n'ibyarangiye, wenda twabiha nka 40 cyangwa se 30%. Miki, andi makuru wenda ngira ngo nayo tugenda tuyagarukaho, tunagenda tureba n'ubundi ubwo ni muri bijyanye na diplomasi. Ndimo ndabona amakuru avuga ko ngo hano hantu bita ngo ni za Kisangani, ngo abagororwa 6 bari barakatiwe urwo gupfa, ngo barashwe mu gihe bageragezaga gutoroka gereza. Ibi bintu bibaho ko umuntu yashaka gutoroka gereza, ubundi umuntu wakatiwe ntabafunzwe by'umwihariko gutoroka biba byoroshye, cyangwa ni bya bintu usanga wenda bashivuze batereka tubihutishirize gutyo tubikore bive mu nzira birangire. Gutoroka gereza ni bisanzwe je. Uriya gereza yo ababingwa barazituze. Ntuza witwa Hussein Rajab mu Burundi yatorotse gereza. No misi yashize ejo bundi barimo bava ko Bunyoni ngo yatorotse gereza ngo ayivuyemo. Ikindi dufata urugero, abantu hano mu Rwanda n'arimo batorotse gereza bakagenda. Witwa umunyamakuru witwa Cassien ibaza ariko yitwa Cassien, yatorotse gereza kandi ntago yigeze agaruka mu Rwanda. So hari gutoroka gereza byo birashoboka ko ushobora gutoroka gereza bijyanye n'akagambane kabayeho, cyangwa se ariho ku bushake wayitorotse. Rero birashoboka ko wayitorokeje, kuko muri Kongo rwose ho biranoroshye. Hari umuntu wanjye nzi yigeze gufatwa ajyanwa i Kinshasa, agezeyo babona nta kuntu azavayo kandi yagombaga gupfa. Icyo yakoze ni iki? Baradiringa bishyura miliyoni 30 z'amanyarwanda, 30 by'amadolari. Hanyuma mu kumuzana yaje bamwambitse uniform ya gisirikare ya FARDC, yego, bamwambika koloneli, bamuha marete, akubitamo fime. Yagira ku kigo cy'indege bose batera iki amasari, nawe agatera, batera nawe agatera, batera nawe agatera, gutyo agera Goma. Baramubwiye bati niba kubita isari uti gutyo uzajya ugenza gutya cyane. Oya yarabizi. Bagera Goma nabwo baramutera ati karibu mo koloneli. Uruzi ko bati mo koloneli ati bienvenue mo koloneli. Amaze kugerayo asanga imodoka zo kwa Lieutenant General Ndima ziramutegereje, umugabo atahiwe mu rugo.
ariko yarageze Kinshasa yarageze za Makara kandi wageze Makara kugaruka babigoye. yego urumva rero ko muri Kongo birashoboka nk'igihugu gifite imiyoborere ikunze kugira ibibazo byinshi cyane bitandukanye cyane cyane biriho kurya ruswa imfata imyanzuro n'ibindi. Ubwo rero bagera kuri 6 ntago byaboroheye bahise bacika nyine ubwo baragenda ubwo ariko mu gusohoka ntago byaje kubahira kuko urumva ko byageze nyuma bararaswa. Dukomeje n'andi makuru ubwo turi usa n'abari kujya no muri aka karere biravuga ko ngo umunyepolitike ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya yitwa ngo ni Rigathi Gachagua yavuze ko baherutse ejo bundi video irahari wayibonye ariko azasenya njye kumufasha ari gusimba abarinzi be bari barimo bamutambutsa aho barashwe ngo n'ahantu bari gusenga ariko nibaje ukuntu perezida ajya gusenga ubwo yagiye gusenyera mu masengesho mu byatsi nabo basuta ibyatsi ari vice perezida cyangwa ari ministre yari vice perezida ajya gusengera mu bihuru rero abantu batazwi bakubitaho babamesha mu rusaso anyo baramucikisha ujye kuntu birukankaga rwose urebye Gachagua ukuntu yirukankaga uravuga ati ibintu ni imberenge pe so ibintu byari imberenge ariko nyine kubwa amahirwe ubwo nabwo byamusigisomo ntago yarusimbutse Kenya ibyaho byo ni bidusingaho iyi video Nabo ndayibona rwose arimo acaho dore nguyu yaratambutse namonye mbonye bamufashe abo n'abarinzi barimo bamutambutse ko mbona n'abarinzi nabo bari bakeneye kubacikishara bakeneye ikose nabo bakeneye ikose do niba abandi ba hafi buri abo ngabo cross bodyguard so urumva rero nuko bimeze muri Kenya Eugene ikindi wenda twavuga cy'amakuru ari kuvugwa ahari nuko abantu benshi umujyi wa Uvira Eugene ngo tavuze nyuma yo gukupa umuriro benshi bari gukorerwa manipulation nk'abanyamurenge bari guhatirwa kuvuga ku buryo bavuga basebye M23 so ibi byose ni biri kuba Nherutse no kubona video Wazalendo yabahambiranyije menya ari nayo video ya nyuma heruka gusohora yabahambiranije umurongo muremure bashoreranye barimo kwerekera bigaragara ko bagiye gutrotirwa cyangwa se kubabazwa kugira ngo bagire ibyo bababaza sinzi nawe iyo video niba warayibonye rwose ariko ni video rwose urebye ibabaje cyane hanyuma tukibaza ikindi gihareje nuko bivuga ko Amerika igiye gutoza igisirikare cyaho nabonye babivuze mu gitondo nabigarutseho Amerika nwango ahubwo sugira ngo ni kera uyu munsi se sibwo batangiye kwandika oya banatanye dore ngibindi kwibona rwose dore nga nwango uyu munsi batangiye nwango ni igikorwa bagiye gukora barabigisha ibintu bigera muri 2 icyambere bagiye kubigisha ikintu cyambere agomba kubigisha ni discipline ku rugamba biri mu bintu by'ingenzi bagiye kubigisha ikiri nabonye ngo ni bagiye kubigisha intambara ngo iri ikombininze mbese ihuje ku buryo bakamenya ngo bararwana ni gute bari bwitwara igihe bari buze kuba barwana bakoresha mu kirere hasi ku butaka mu mazi n'iki byose bikombaninze bihujwe baraza kubyitwaramo bate icyo kintu nacyo biri mu bintu bagiye kwiga none ngo nibigera mu kwezi kwa 4 muri kuriya kwezi bazatangira kujya muri za stage ariko ntabwo namenye ngo stage bazazikorera yego hanyuma ikintu ntabwo nuko Kisekedi uyu munsi yagiye ahitwa Kananga cyaze Kananga niho yerekeje n'indege urumva ko akaza aragakomeje umukuru w'igihugu cya Kongo Kananga ubwo nta gace kano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo se Kananga niho yagiye muri Kongo Kananga inkuru mbonye sinzi ahubwo nanjye nari nyibonye ko yamaze kujya ahantu muri ibyo bice ariko se Miki yego ubu koko ubuze ikintu tubwira kuri ritozwa ry'iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi aho kije gutoza ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC mu by'ukuri ubu mu General Kashindi n'uyu nguyu uwo niwe ugiye kuza kwereje General de Brigade yego Dunia yego hari kutangiye kunywa ibinyobwa byongera imbaraga se burabira mu gihe za Red Bull so uri kuvuga ngo mubure gutoza kwa Amerika kubigiye gutoza igisirikare cya FARDC ibi bintu birasobanura iki nta kintu bibonamo icyo mbonamo ngewe reka icyo mbona cyo nuko FARDC gitozwa nose Hibu yatojwe he Hibu yatorejwe muri za Israel Hibu yatojwe n'abanyakoreya FDR yo ntitozwa yatojwe n'abanyakoreya n'abarusiya n'abanyisrael club yawe iratojwe bakora na training se bakora na stage special force
stage bazikorera mu ntambara hano. Urumva rero ngiye abanyamerika gutoza igisirikare byaterwa na papasi bazi ubuso bundi hano hantu icyo navuga cyo M23 yatsinze abarundi itsinda Wazalendo itsinda FDL itsinda FARDC bose batsindiye mu gatebo kamwe itsinda abacanshuro ubose koko Amerika nitoze nta cyo mbona ahindura Amerika yakubitiye muri Somalia ubwayo Somalia barayikubise Amerika cyane muri za Vietnam yarakubiswe ubwo sizaza gukora iki ntabyo mbona rwose ushaka ko Trump yari kwivuga ibigoro ko bate ubu ngubu ngo nazanye amato agiye kurimbura Iran nababonye amato ngo yazanye ngo nagiye kuresa Iran akahindura umuyonga. Yes barabikora izo ni operation bakora izo barazikora ndose no kuguterura ariko kuvuga ngo ugiye kurwana n'umunyafrika gutya face to face muri kurebana biragoye cyane ohereza misile cyangwa urebe ikindi kintu woherezayo kiri burangize uriyo ariko no mwiyereka akabona huri zirimo negotiation na operation zo gushimuta abantu iyo bakoze kwa Maduro ntabwo bapfe kumutera gutyo urumva hari ibidakunda muri Afrika biragoye byagoranaho seje ubu ni minota nitwageje twaresozara minota kanofite ibindi bishya amakuru se kari menshi makuru arahora rwose none se ubu uravuga ko tuvuze twagenda tutagarutse nanone muri izi nkengera za Uvira uburyo kibahagaze n'uburyo cyari kwitegura se ntago uzi ko aba bacanshuro bageze muri Uvira bakagira buryo bakagabana amahoteli bariramo sinamahoteli bariramo ubu namaze kuyamenya Bose bararira mu hotel. Ubu ngo hari iyitwa ngo ni 5 series ngo ni nenzanye igifaransa n'icyongereza 5 series 5 hotel. Iyi ngiyi ubu tuvugana irirwamo n'abacanshuro bano nyine baturuka muri Amerika b'abanyamerika ni Blackwater niba na Blackwater none ro babano b'abanya-Israeli bari kurira kwitwa ngo ni Bismillah Hotel. Bismillah Hotel nawe kurira. Niho bari guhekenyera. Ayo barahekenyera. Ariko nubwo ari guhekenyera hanga bararinzwe ahubwo uziko izi ngabo za Kongo uziko ahanini usanga akazi ziba zifite arako kurinda babacanshuro kuba ama escort. Ni nk'ama escort kuko ahantu barara nibo barara baharinze ingabo z'abarundi abahibu n'iki byose nibo babarinze. Urumva n'abantu babubajwe kandi bafatwa nk'abantu bafite ibyo baje guhindura ariko nta kintu mbona baje guhindura kubera ko wabatsinze tujura yarabatsinze ntacyo mbona bafite gishyashya n'ubundi mbe tuzabagira ibisiga mu gihe runaka tutazi ariko cyavuga ikindi kizwi nuko Kabila nawe namara kwinikiza umuhindu zahinda ugiye kubivuga hakiri kare ya bivuga ko Kabila rwose agiye kuza mu rugamba nanga ariko yavuze ko agiye kuzamuzana agasuza abaturage bose perezida azagusuza abaturage gute ntazi se yakagiye kuri televiziyo akabasubiriza ati muri aho rwose ndabahaye mwiriwe cyangwa ariko cyangwa kanabasuhuriza iyo ngiyo muri Kenya kwa kundi bajya bakorera za press conference ariko kuza kuvuga ngo bazamuzana musuhuze nuko Kabila agiye kubohora abaturage ngaye ngo uko cyangwa azagiye gufasha abandi gukohora abaturage ko umurundi akaba afite ubwoba bitewe n'ibyo yahure na byano muri Plaine de Ruzizi umurundi afite ubwoba ngo kumubwira ngo ibintu by'intambara ngo hari n'ingengo bahita batangira turwara ku bigo by'amashuri bita Gakanzu kujya kwa Ntuza hakurya iyo ngiyo ngo bagiye kongera kujya mu mirwano hano muri iki kibaya umva ngo bakoresheje imbaraga zishoboka zose burango barwanye barakoresheje imbaraga zishoboka zose miki kugeza ubwo ngo bahageze aho ati ntacyo tutakoze nibaze icyo mbona wobatsinze embe tubano yarabize birenze urugero niba kubita nta mbabazi zabagirira cyambye ko wibuke ko abarundi baza kubango bari mu biri babice ibice barimo ntago bari mu mapoint strategique embe turi muri point strategique ikindi nuko uyu munsi nabwo twakuvuga nuko kuri point 0 habyukiye imirwano uvuze ko twirwanaho na M23 baracyakomeje guhangana na FARDC ndetse na Wazalendo ariko miki uziko koko iyi nkuru twe tugiye tutayivuze ko muri axe bita ngo axe Baraka imirwano ikaze yongeye kubura hagati ya M23 twirwaneho na Wazalendo iri kumwe n'igisirikare cy'u Burundi mu gace bita ngo ni Mutambara gace bita Mutambara ngo baharwaniye ni muri izo za axiyo za Baraka yo ubwo utavuga aho ngaho ko habere imirwano yo za Poezero mw'ibyo bice ntago nari kubyibuka byari kugorana rwose hanyuma rero ngo urumva ni ahantu bita ngo ni za Mutambara werekeza ahantu bita ngo ni za Bibokoboko ngo ni za Bibogoboko ndetse natwe ngo ni
bugorore ubwo ni Mutamba ni mu bicuba werekezo za Bibogobogo ndetse na za ubwo no kuva za Poezero ujya nyine muri ibyo bice ubwo rero ntekereza ko iyo ntambara na burananiza ingabo zari zatatse kuko tuzi ko Poezero ni yatwirwaneho so FRDC usije mve turi kwinisha usenda muri Bukombo kugeza ubwo abantu ba general navuze bahunze ariko no muri Poezero FRDC cyane bwo muri Poezero ko Poezero ni point strategique mu bice byinshi bya Sud Kivu washyiraho ni point strategique kuri Baraka point strategique Bigogobogo point strategique Makobora point strategique kuri Uventuba ngo ni point strategique ifite ikivuze rero kuyikurwaho barahiye byararangiye bizanabagwa nta n'ikindi kintu bazashobora muri igihe twirwaneza haguruka yego ya Miki nta kibazo noneho twahinira ahangaha wenda kuko amakuru nakagaruka hejo mu gitondo tugira abakunzi bacu bakunzi ba Bwiza TV bakunzi ba Eugene Official ko tubakunda cyane bakore subscribe bakore rwose share na like ubundi dukomeze tugire gute tubane namwe kandi mutere inkunga bino binyamakuru kuko bibafite ntaho byajya bizagumya kwa makuru niko bimeze kandi ariko ko inkunga ibonetse nako natwe tugenda twagura gahunda yo gushakamo amakuru yego nyine ubona n'icyo uhimboni yawe niyo mpamvu rwose ni nka ya maturo yo kwa pasiteri atuma pasiteri avuga cyangwa akabona amazi yo kunywa nubwo ne tutari pasiteri tubatera ubwoba ngo nibatayaduha ngo Imana izabica icyo twabwira no kwikorera gutwerera Eugene Official gutwerera Bwiza TV wayikoreye kuko azaguha amakuru y'ukuri atarimo ibinyoma kandi azaguha amakuru yaguhere ku gihe urumva ari icyo twavuga reka tubashimire dushimiye na Rufa wadufashe ku buhanga bw'ibyuma Eugene rwose nawe wakoze cyane kuntumira no kunyakira wakoze cyane nawe Miki burya nagutumiye ariko burana umenye ko buriya nanjye kuri channel yanjye buriya wantumiye wa nanjye nagutumiye yego wantumiye ndagutumira ngaye gukoreka tubabwire ngo bye bye bye